bavandimwe nitwagira Imana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo nzi neza ko ari ryiza. Ni ijambo rivuga ngo ibanga ry'ubukristo. Nihe ubukristo butandukaniye n'indi mibereho y'imisengere no kuyoboka Imana iri ahadukikije. Kuko dufite ubukristo tukagira n'andi madini agiye atandukanye atashingiye kuri Kristo. Ubundi nicyo bisobanuye abakristo bisobanuye ngo bashingiye ku bukristo, bashingiye imibereho yabo y'iby'umwuka kuri Kristo, abandi nabo bagira ibindi bashingiraho. Sasa rero ingingo tugiye kuganira nivuga ngo ese ubukristo butandukanira hehe nayo yandi madini? Ni irihe banga ubukristo bwibitseho, ndetse kandi akaba ari naryo banga rikomeye twirata nk'abakristo, ari naryo banga twita ibanga ry'agakiza. Ngiye kubabwira isomo riri muri Yohana 3:16, ariko ndibuze gukomeza n'umurongo wa 17, kuko umurongo wa 17 mwukunda nk'uko nkunda n'umurongo wa 16. Gusa Yohana 3:16 niwo murongo abantu benshi b'abakristo bakunda cyane, ku buryo ntekereza ko mu madini menshi uyu ni umurongo abantu benshi baba bazi, ndetse n'abana bato barawutozwa, bakawigishwa, bakawubwirwaho ibintu byinshi. Ariko umurongo wa 17 ni gake numva uvugwa, kandi nawe urakomeye, umeze nk'umurongo wa 16. Muri Yohana 3:16 turavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo rero wa 17 ariwo nababwiye nkunda cyane, uravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugirango abari mu isi bose bakizwe nawe. Iri ni ryo banga ry'ubukristo. Ibanga ry'ubukristo ni uko abakristo babaho biringiye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ntabwo ari agakiza gakomoka mu mirimo yabo, ntabwo ari agakiza gakomoka mu byiza bakora no kuba ari abakiranutsi, ahubwo ni agakiza gashingiye muri Yesu Kristo nk'igitambo gizima gikiza ibyaha. Ni impano ikomeye bahawe n'Imana, kandi iyo mana ni nayo bahemukiye ubwo bakoraga ibyaha bagatandukana nayo. Imana rero yabahaye impano ikomeye y'igitambo cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze, kuko Imana yakunze. Imana kugira ngo ikore ibyo bintu yabitewe n'urukundo, nta kindi cyayibikoresheje. Ni ukubera urukundo rwa kibyeyi yari ifitiye abana bayo bari mu isi, abo yaremye, maze irabakunda urukundo rwinshi, irangije ibaha impano ikomeye, ariyo mwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizere. Iri jambo tuvuze rivuga ngo umwizera, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute? Buhoraho. Bishatse kuvuga ko hariho n'abatazizera bazarimbuka. Ku murongo wa 17 ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo ataziye mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Abantu benshi bariho muri iki gihe, ndetse n'ababaye mu gihe cya kera, babonaga Imana nk'inyaburakari, nk'Imana ibereyeho kureba amakosa dukora, yabona ikosa ikaturimbura, guhora yitegereza igenzura ibyo dukora kugira ngo nibona ikosa iturimbure. Nibyo koko turi abanyabyaha, ntabwo ndi kuvuga ko ibyo dukora atari amakosa. Nanjye ubwanjye ndi umunyabyaha, nawe unyumvura umunyabyaha. Ariko se Imana itwitwara hite kuri ubwo bunyacyaha bwacu? Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko ntabwo Imana yihutira ari ukuturimbura no kuduciraho iteka, ahubwo ihitamo kuduha amahirwe, ariyo mahirwe y'agakiza tubwiriza. Ayo mahirwe ahereza umunyabyaha ruharwa nkanjye, umunyabyaha ruharwa nkawe, amahirwe yo kwihana, amahirwe yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi ayo mahirwe atugeza ku kubabarirwa ibyaha byacu, tukabihanagurwaho nk'abatarigeze kubikora. Turebeye muri Bibiliya, muri Yohana 8, tuhabona urugero rwiza rw'umugore wafashwe asambana. Mariya yazanwe imbere ya Yesu. Ntabwo Yesu yavuze ko Mariya atafashwe asambana, ntabwo yabesherwa, ntabwo bamubesheraga. Nyamara amategeko y'Abayuda yavugaga yuko umuntu wafashwe asambana agafatirwa mu gikorwa agomba guterwa amabuye, agapfa, agacirwaho iteka. Nyamara Yesu yitegereje abo bantu, abona yuko nabo ni abanyabyaha, nyamara ni abanyabyaha bajyanye umunyabyaha ngo nawe yicwe. Maze Yesu araje arababwira ati ntabwo mbabuze iby'amategeko yanyu, muremererwa kumwica nta kibazo, ariko uwumva ko nta cyaha afite aba ari ubu wa mbere mu kumutera ibuye.
bose ibyaha byabo byarabareze kuko ni abanyabyaha, bari abanyabyaha. Barangije bose bagenda urusorongo, Mariya asigarana na Yesu. Yesu ari we wenyine ufite uburenganzira bwo kumutera ibuye, kubera yuko Yesu Kristo we nta cyaha na kimwe cyamugaragayeho, nta cyaha na kimwe yari afite. Nuko rero Yesu abwira Mariya ngo nanjye singuciraho iteka, nanjye singuciraho iteka. Abasohoje cya kindi cyamuzanye ko ibye atari uguca iteka ngo abantu bacirweho iteka, ahubwo ko yazanye ubugingo buhoraho. Maze anjye aramubwira ngo ndakubabariye, genda ntuzongere gukora ibyaha. Niyo mpamvu agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, ahantu gatandukanira n'ibindi bintu abantu basenga n'ibyo baha agaciro, nuko mu gakiza ka Yesu Kristo ariho honyine umuntu ashobora guhererwa imbabazi. Nyamara si icyo gusa, ahubwo agakiza ka Yesu Kristo gatanga n'ikindi kintu ngiye kukubwira, aricyo kintu cyitwa guhabwa imbaraga zo kunesha icyaha. Umuntu akaba ashobora kubaho nyuma yo kwakira Kristo ahanganye n'icyaha kandi akinesha. Dusomye muri Bibiliya tugakomeza muri Yohana 3:18 tukara 18, haranditse ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucibwaho iteka kuko atizeye umwana w'Imana w'ikinege. 19 uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe nuko bakora ibibi. Abantu bagumya kwijandika mu byaha, bakanga kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, nibo banga umucyo. Uwo mucyo rero ni uwuhe? Ese uwo mucyo ni uwe? Turareka Bibiliya abari itubwira umucyo yavugaga uwo ari wo. Muri Yohana 8:12 haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Bibiliya ni iki nyikundira, ntabwo ivuga ibintu ngo bishyire ngo bigume mu rujijo, ahubwo hari iratubwiye ngo umucyo waje mu isi, abantu bakunda umwijima kuwurutisha umucyo. Uwo mucyo ni uwuhe rero? Ni Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko bashakaga kwigumira mu gukora iki? Ibibi. Kuko nanone iri somo ntabwo rirangirira aho ngaho, rikomeza ritubwira ngo ku murongo wa 20 handitse ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ndagira ngo mbabwire yuko nitwemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tukemera kumwegura imibereho yacu, ntabwo tuzakumenya gukora ibyaha, ntabwo tuzaguma mu mwijima, ahubwo umucyo w'itangaza, zuba ryo gukiranuka azatumurikira, ari we Yesu Kristo, maze ibyo dukora bijye mu mucyo, Turamutse rero dukora ibintu bibi tukabijyana mu mucyo, ntabwo byashoboka, kuko nta muntu ukorera ibibi mu mucyo, ahubwo mu mucyo abantu bakoreramo ibyiza. Niyo mpamvu mu ibanga ry'agakiza harimo no kwiga gukora ibyiza. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye nta kiguzi asabwe, iri jambo ryumve neza, nta kiguzi asabwe, akababarirwa ibyaha bye, agahabwa imbabazi z'Imana ku buntu. Uyu muntu kubwa rwa rukundo rugaragara muri Yesu Kristo, iyo amaje kurwakira atangira kwitoza kubaho imibereho ihura n'iby'Imana ishaka, ariko kugendera mu mucyo. Icyo gihe aba atagikunda umwijima, ahubwo ahisemo kwakira umucyo, ari wo mucyo w'ubugingo ubonerwa muri Yesu Kristo, maze uyu muntu agatangira gukora nk'uko Imana ibishatse. Ku murongo wa 22, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe ku Mana. Nibyo navugaga, ntabwo ushobora kuguma mu mwijima kandi wamaze kumurikirwa n'umucyo. Ari nabyo bintu abantu benshi barwana nabyo, ugasanga abantu benshi barakomeza kurwanya umucyo, ntibashaka kuwakira kuko bashaka kwigumira mu byaha byabo. Niyo mpamvu rero ndakwibutsa aya magambo ari ku murongo 18, utamwizeye yamaje gucibwaho iteka. Kubera yuko nta buryo na bumwe Imana yakiza umunyabyaha utemera kwakira umucyo ari wo Kristo, nta buryo na bumwe, kubera yuko Imana yaremanye umuntu umudendezo wo guhitamo icyo ashaka. Ntabwo Imana ifata ibintu ngo ibiduhate ku ngufu, ibidushoremo ku ngufu. Ari ibyo yabishobora no kubikora, yabikora, ariko byaba bitandukanye n'imikorere y'ingoma yayo. Imikorere y'ingoma yayo ni ugutanga umudendezo, umuntu agakunda Imana bikuye mu mutima we, ndetse ibyo ni nako ihame ry'urukundo rikora. Ntushobora kuvuga ko hari urukundo mu gihe uwo wibwira ko agukunda ibyo akora bikoreshwa nuko ubimuhata, abikoreshwa nuko umushyiraho igitugu, abikoreshwa nuko ugira amahirwe umwambura,
washaka kugira amahirwe umwambura, bityo akagira ibintu akora kugira ngo agushimishe, ariko bitamuturutse mu mutima mo imbere. Tuvuge nk'urugero, umugabo agashaka ko umugore we amwubaha, amukunda, yarangiza akamushyiraho amategeko akakaye n'ibintu by'iyicarubozo n'ibintu biteye ubwoba, kugira ngo uyu mugore arebe ibyo bintu biteye ubwoba, hanyuma atangire, nabyita kwiyoberanya, atangire kubaho bitandukanye n'uko umutima we uteye, kugira ngo ashimishe umugabo. Ibyo rero ntabwo ari urukundo, ibyo ni agahato, ibyo ni itegeko ry'agahato. Uko siko Imana yahisemo gukora rero. Imana itanga umudendezo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza, izuba n'ubundi rivira ababi n'abeza. Ntabwo Imana itanga imigisha yo kubaho hano mu isi n'ibindi byose ishingiye ku abantu bakiranuka cyangwa se badakiranuka, ahubwo ibihereza abantu bose, kubera yuko Imana ni inyamudendezo. Ntabwo ihatira abantu ibintu ku ngufu, ahari wenda ngo igire imigisha ibima n'ibindi bima kugira ngo bahinduke abakristo bayubahe. Iryo hame rero niryo hame ry'urukundo, ari naryo hame Imana ikoreraho. Ariko nubwo Imana yaduhaye umudendezo wo kubaho uko dushaka tugahitamo, ese ntiwakoresha uwo mudendezo ugahitamo Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo icya mbere uhabwe imbabazi z'ibyaha wakoze, icya kabiri uhabwe amahirwe yo kunesha icyaha mu bugingo bwawe. Iyo wiyeguriye Yesu Kristo uba ubaye nk'uremye ikibuga muri wowe Imana ikoreramo. Niryo somo rivuga muri mu Byahishuwe 3:20 avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Urumva Imana yari ifite uburenganzira bwo guhita isuni ku rugi kinjira mu mutima wawe ku ngufu, ariko ibyo si kubigenza, ahubwo irakomanga kugira ngo wowe ubwawe wemere. Niyo mpamvu twasomyemo hano ijambo ngo kugira ngo umwizera ahabwa ubugingo buhoraho. N'umwizera utabihatiwe ahubwo akamwizera. Niyo mpamvu Imana irakomanga kugira ngo yinjire mu muryango w'umutima wawe, yinjire mu mutima wawe ngo hanyuma isangire nawe. Niyo mpamvu rero ibanga rya kabiri ry'agakiza nuko Imana iduha ubushobozi bwo guhangana n'icyaha kandi tukagitsinda mu mibereho yacu. Ibyo rero ntibizagarukira aho ngaho. Nitumara kubabarirwa ibyaha byacu, tukamara kwakira imbaraga zibonerwa muri Yesu Kristo zo kunesha icyaha, icya gatatu tuzahabwa ubwiza mu bwami bw'Imana. Abakiranutsi babiheshejwe na Yesu Kristo, bidakomotse mu mirimo myiza bakora, bikomotse kuri Yesu Kristo ukorera muri bo akabashoboza gukora ibyo gukiranuka, bazabona ubugingo bw'iteka ryose, kuko niho ibintu birangirira. Mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Bibiliya irasobanutse. Nidukomeza kuba mu byaha tukanga kureka ibyaha byacu, amaherezo ibihembo by'ibyo dukora ni urupfu. Ariko Imana itanga muri Yesu Kristo ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Icyo nicyo kintu cya gatatu kibanga agakiza kibitseho, agakiza kaboneka muri Yesu Kristo. Nuko bitazarangirira aho gusa, ahubwo bizarangira abakiranutsi bahawe ubwami bw'iteka ryose. Ibi ngibi mu yandi madini ntago bibamo. Mu madini adashingiye ku bukristo bubonerwa muri Yesu Kristo, bafite ibyabo bagenderamo, tutavuga ko byose ari bibi, bakagira amahame runaka bagenderaho bakurikiza y'izo mana zabo, ndetse ayo mahame akaba ashobora no kuba hari ibyiza azanira abantu mu mibereho ya hano mu isi. Ariko izo mana ntizibabarira ibyaha. Icya kabiri, izo mana ntabwo zitanga ubushobozi bwo kunesha icyaha mu bugingo bw'umuntu, kandi izo mana ntabwo zizatanga ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Muvandimwe nkunda, ndakurarikira kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndakurarikira kumwakira uyu munsi, kubera yuko nta gihombo na kimwe kibirimo. Nyamara nukomeza kwijandika mu byaha byawe, ugakomeza kubikunda, ugakomeza kuryoherwa nabyo, ukaguma mu mwijima, kandi umucyo w'itangaza waramaje kumurikirwa isi. N'ubundi nta handi uri kugana ni ku rupfu, kandi si urupfu dupfa rusanzwe, ahubwo ni urupfu rw'iteka ryose. Imbere yawe rero harimo amahitamo. Imana igushize inzira ebyiri imbere, nahawe kugira ngo wihitiremo. Ntabwo ari agahato, nahawe kugira ngo wihitiremo umugabane uzabamo, kandi uzaza ntazatinda, ari hafi kugaruka guha ibihembo abamwemeye, babandi batazacirwaho iteka ubwo azabagarutse. Nkaba nkwifuriza kuba rero muri uwo mubare, kandi mbigusabiye mu izina rya Yesu.